Yesu ashimwe. Turabasuhuje cyane bakunzi b'ibiganiro byacu. Uru ni rwa rubuga duhuriraho tuganira, twumva ijambo ry'Imana. Muri iyi minsi twifuje kubasangiza amwe mu magambo yagiye avugwa n'abavugabutumwa batandukanye bakomeye iyi si yagize. Muri bo uwo twahisemo kubabwira muri iyi minsi tugiye kujya tuvuga amagambo ye yagiye atangaza mu gihe yabaga ari kubwiriza, yitwa RENHARD BONNKE. Uyu RENHARD BONNKE yari umumisiyoneri w'Umudage, umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yavutse tariki ya 19 ukwezi kwa kane 1940, atabaruka ku itariki 7 z'ukwa 12 muri 2019. Abenshi murabyibuka. Yamenyekanye cyane mu biterane yakoreye ku mugabane wa Afurika, dore ko cyane ariho yari afite mission cyangwa se ivugabutumwa rye niho yarikoreraga. Uyu mugabo yihaye Imana kuva ku myaka ye 9 y'amavuko, nibwo yatangiye, nibwo yahamagawe. Yabaye umupasiteri mu gihugu cye cy'Ubudage, amara imyaka 7 akora umurimo mu rusengero rwa Pentecote. Yatangiye umurimo we w'umisiyoneri muri Afurika mu 1967. Urumva ko icyo gihe yari amaze imyaka 27 avutse. Ni ukuvuga ko yari afite imyaka 27 y'amavuko nibwo yatangiye umurimo we w'ivugabutumwa bwambukiranya imigabane. Mu biterane bye uyu mugabo yari azwiho kugenda hirya no hino, ariko karusho yabaga afite ibikoresho bye byamufashaga ivugabutumwa. Muri ibyo bikoresho twavuga nk'ihema cyangwa se tente yitwazaga, ihema riri portable cyangwa se rigendanwa. Iryo hema yagiye aryagura, yabanje kugira ihema rito ryajyagamo abantu 800, ariko yageze ubwo agira ihema yitwazaga ryajyagamo abantu bicaye neza 34,000. Yakoresheje ibiterane bitandukanye, bamwe barabyibuka. Hari naho yakoresheje igiterane cyitabirwa n'abantu barenga 120,000. Uyu mugabo mu ivugabutumwa rye abantu benshi bakiriye agakiza, kuko guhera mu mwaka wa 2000 mu ivugabutumwa yakoze hari hamaze kwihana abarenga 50,000. Abahinduriye benshi bazaka nk'inyenyeri, uyu nawe yategereje amakamba. Ikindi, uyu mugabo yari azwiho gutoza abayobozi b'amatorero atandukanye. Mu gihe yabaga ari mu ivugabutumwa, yagendaga batoza uburyo bayobora amatorero yabo atandukanye. Muri iryo vugabutumwa kandi ntitwakwibagirwa ko yagiye akiza indwara zitandukanye. Yakijije, yari afite impano idasanzwe yo gukiza indwara, kuko abarwayi benshi barakize mu gihe cye bizina rya Yesu. Uyu mugabo yari intwari, yatabarutse nk'intwari. namwe turabifuriza kugira amateka
iteka mu gusiga inkuru nziza imusozi no kuzagira abo muzamurika, abo mwahinduye